Pi Network ni coin idasanzwe ugiye kuyigereranya n'izindi coin nyinshi za cryptocurrency. Gusa ariko ntabwo nje kuvuga umwihariko udasanzwe wa Pi ugiye kuyigereranya n'izindi coin za cryptocurrency, ariko hari ikibazo nshaka ko nangira nibaza ubundi nkaza kugisubiza, ariko nawe wemerewe kutubwira ibyo utekereza muri comment. Ikibazo kiragira kiti: ese mu by'ukuri koko Pi Network bishobora kuzakunda ko izakoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na serivisi haba mu maduka cyangwa online? Mu gusubiza iki kibazo tugiye kureba ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, turareba ibyiza bya Pi Network. Icya kabiri, turi burebe imbogamizi zikomeye. Icya gatatu, turareba roadmap y'ibigomba gukorwa kugira ngo bizakunde ko Pi izakoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na serivisi haba mu maduka cyangwa se online. Icya kane ari nacyo cya nyuma, turaza kureba ese bizagenda gute mu by'ukuri, ni gute tuzajya dufata Pi tukazishyura tukabona ibintu dukeneye cyangwa se serivisi dukeneye. Niba uri ahantu hashobora kuba hari urusaku cyangwa se hari ibintu byakubangamira, nakugira inama yo kwishyiriramo headphones. Ubundi reka dutangire. Pi Network ifite intego yo kuba easy to use cryptocurrency for everyday transactions. Ariko kugira ngo ibi ngibi bizashoboke, hagomba kuba hari network ya Pi iri stable. Hagomba kuba hari network ya Pi iri scalable ku bantu bose. Iyo tuvuze scalable ku bantu bose, abantu bose cyangwa abantu benshi bashobora gukenera serivisi yo kwishyura bakoresheje Pi, bajya kuri Pi ya network ikaba yabasha kubakira hatajemo ibibazo by'uko igenda gake bitewe n'uko abantu benshi bari kuyikoresha at the same time. Ikindi, network igomba kuba iri secure kugira ngo na transactions zigende neza ndetse zibe confirmed mu gihe cyanyacyo ndetse mu gihe gito cyane. Ibi ni ibibazo bya reward adaptation cyangwa reward utility abashoramari bibaza, kuko iyo bumvishe ko Pi ishobora kuzakoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na serivisi, ariko bareba zimwe mu mbogamizi zihari magingaya zishobora gutuma bitakunda, babona ko bishobora kutazakunda mu buryo bworoshye. Hanyuma reka tubanze turebe ibyiza bya Pi Network. Nk'uko twabivuze ko turi bubanze tukareba ibyiza bya Pi Network. Icya mbere, Pi Network niyo first mobile mining yabayeho. Pi Network mu mwaka wa 2019 ubwo yatangiraga, abayitangije bari bafite intego yo gukora ifaranga rya cryptocurrency rishobora kuboneka mu buryo bworoshye, aho umuntu ufite telefone ashobora kuba yaribona. Mubizi neza ku mininga Bitcoin, Ethereum bisaba mashine zifite imbaraga ndetse n'umuriro w'amashanyarazi mwinshi. Ku mininga Bitcoin cyangwa Ethereum biragoye cyane, ariko kimwe mu bintu byiza bya Pi Network nuko ariyo first mobile mining accessible, niyo coin ya mbere ya cryptocurrency abantu batangiye kumayininga mu buryo bworoshye bakoresheje telefone zabo. Icyo nicyo kintu cya mbere cyiza cya Pi Network. Icya kabiri nuko Pi ifite adaptation nini. Kuvuga adaptation nini ni wa mwihariko nababwiye wo kuba imayiningwa n'abantu benshi, izwi n'abantu benshi cyangwa se yaramamaye. Icya gatatu ni community driven growth. Abantu benshi bashyigikiye ecosystem ya Pi. Icya kane ni future utility potential. Kuba Pi ishobora kuzakoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na serivisi. Ibi byose bitanga icyizere ko Pi ishobora kuzagira utility ya nyayo.
Gusa ariko hari n'imbogamizi zikomeye cyane nk'uko twavuze ko nitumara kureba umumaro cyangwa ibyiza bya Pi, turareba imbogamizi zikomeye cyane. Imbogamizi ya mbere ni lack of consensus mechanism. Kuba abantu bashobora kujya kuri network ari benshi nibikunde niba accessing. Icya kabiri ni scalability. Scalability yenda guhura na lack of consensus mechanism, ariko iyo tuvuze lack of consensus mechanism ni ukuba abantu batabasha kujya kuri network ari benshi. Network yabona abantu benshi bari kuyikoresha ikaba yakwama cyangwa ikagenda gake, ariko scalability aho itandukaniye na lack of consensus mechanism ni uko scalability yo ari igihe ushobora kujya nko kugura ikintu muri butike ukishyura, ariko umucuruzi nahite abona yuko mu by'ukuri wishyuye. Urumva ko cyaba ari ikibazo cyane na scalability ibaye ihari. Ikindi kibazo cyangwa indi mbogamizi ni liquidity and merchant acceptance. Kuba abacuruzi bashobora gufata Pi bakazivunjamo fiat money, kuba hari liquidity cyangwa se kuba hari exchange ndetse zifite liquidity, na kuvuga ngo nshobora kwemera Pi uyu munsi, ejo ukazasanga liquidity yabaye nkeya, agaciro kayo kagabanutse. Urumva ko liquidity and merchant acceptance nayo ni imbogamizi ikomeye cyane. Muri make izi ni challenges zikomeye za real world utility usage. Ikindi kintu nanone tutakirengagiza, ese Pi ishobora kuzaba stable? Kuko niba Pi itaba stable byagorana mu kuyikoresha wishyura ibintu ndetse na serivisi. Uyu munsi yazamutse cyane, uyu munsi iri hasi, cyangwa harimo n'ibindi bibazo uretse kuba itari stable mu gaciro, ariko hari ibintu bihora bihindagurika umunsi ku munsi. None ni gute Pi ishobora kuzakuraho izo mbogamizi zose ikaba stable? Ikintu cya mbere gikenewe ni consensus mechanism ikomeye. Iyo bavuze consensus mechanism, buriya nka Ethereum cyangwa Bitcoin bifite proof of stake cyangwa se proof of work cyangwa delegated proof of stake. Proof of work cyangwa POS ituma transaction yihuta cyane ndetse nago isaba imbaraga, mu gihe proof of work yo isaba imbaraga ariko nayo ituma transaction zishobora kwihuta, cyangwa se hakabaho n'uburyo bwa hybrid. Ikindi kintu cya kabiri cyakorwa kugira ngo Pi ibe stable ni ukuba hakoreshwa layer 2 payment solutions. Buriya nka Visa card cyangwa Mastercard ni layer 2 payment solution for fiat money. Niba umuntu adashobora kujya kuri banke ngafata amafaranga, ashobora kujya ahantu akishyura akoresheje Visa card cyangwa se Mastercard. Rero Pi network nayo igomba kuzashyiraho iyindi layer 2 payment solution, ku buryo niba udafite telefone ngo ujya ahantu uscanning QR code cyangwa baguhe wallet address wishyure, ushobora gukoresha iyo layer 2 payment solution, ndetse ikaba isupportinga zero gas fee nkuko Visa card cyangwa Mastercard zikora. Ikindi kintu cya gatatu kigomba gukorwa kugira ngo Pi ibe stable ni wallet integration and merchant tools. Kuba abacuruzi bazajya baba bafite wallet aho ushobora kubishyura Pi mu buryo bworoshye, cyangwa se bakaba bafite QR code ugenda ugascaninga ukishyura, ndetse bakaba bafite n'imashini zihita zisohora facture cyangwa se inyemeza bwishyu. Ikindi kintu cya kane kigomba gukorwa kugira ngo Pi ibe stable
ni fiat gateway integration, kuba hari uburyo payi ishobora guhita ivunjwa mu madolari, mu mayero cyangwa se mu manyarwanda. Gusa icyo cyo si ikibazo, ariko ntago birajya ahantu hose. Ushobora kuba ufite payi ukazigurisha P2P kuri OKX, ariko ntago abacuruzi bose bazakenera gukoresha OKX, cyangwa se igihe izaba yarageze kuri Binance ntago abacuruzi benshi bazakenera gukoresha Binance kugira ngo bafate za payi bazikomvatingemo amayero, amadolari cyangwa se amanyarwanda, dore ko hari na benshi batabizi. Hagomba kuzashyirwaho uburyo bworoheye buri muntu wese kuba yafata payi akazivunjamo fiat money. Icyo nicyo kintu cya kane twise ngo ni fiat gateway integration. Step ya gatanu cyangwa ikintu cya gatanu kigomba gukorwa kugira ngo payi ibe stable ni regulatory and compliance, kuba bizaba byizewe, kuba hazaba hari abantu bakoze KYC, bakora amanyanga bakabatahura mu buryo bworoshye. Ibi byose kandi bikurikijwe, Pi Network ishobora kuba ready for real world adaptation. None ariko reka turebe mu by'ukuri ni iki gikenewe cy'ingenzi cyane kugira ngo payi itangire gukoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na serivisi mu buzima bwa buri munsi. Umucuruzi azakenera QR code, aho ushobora kugenda ukayisikaninga ukishyura, ndetse ntabwo kugira QR code bizaba bihagije, hazaba hakenewe na systeme izajya ihita yemeza ko wishyuye, na systeme izajya ihita igaragaza ko umucuruzi yakiriye payi wishyuye bitewe n'ibyo ugura mu kanya gato cyane, mu masegonda make cyane. Buriya ushobora kubona kohereza payi bikunda, impamvu nuko turi abantu bakeya. Ibaza igihe payi yazajya iba iri gukoreshwa ku isi hose, abantu bose cyangwa hafi ya bose benshi cyane bari kwishyura muri payi, icyo gihe hashobora kubaho delay. Niyo mpamvu hakenewe confirmation iri strong kandi izajya iba mu kanya gato cyane kugira ngo umucuruzi azemere kwishyurwa. Ibaze ugiye ahantu ukishyura, umucuruzi akamara iminota 5 atarabona ko wamwishyuye, cyaba ari ikibazo, na nubwo abacuruzi bakishimira ubwo buryo bwo kwishyurwamo. Ndetse na product zicururizwa online cyangwa serivisi zitangirwa online, hazakenerwa ama wallet. Niba wagiye ku rubuga runaka ugiye kugura ikintu kuri Amazon, bemera kwishyurwa muri payi, bazaba bafite wallet, hanyuma ukopiye deposit address ugende wishyure, ndetse confirmation nayo ikwiye kuzajya iba mu kanya gatoya, ndetse hakaba hariho na raw gaze fee, hari gaze fee noya cyane. Hanyuma ibibazo bishobora kuzabamo nuko network ishobora kuzaba congested, ikagenda gakeya, hakabaho lack of liquidity, hakabaho lack of governance and trust, bitewe nuko amaguverinoma menshi ntago arizera cryptocurrency, n'abantu benshi ku giti cyabo ntago barizera cryptocurrency. Birumvikana ko ibyo byose bigomba kubanza gushyirwa ku murongo. Nibyo koko Pi Network ishobora kuba real world payment system, ariko consensus na stability bigomba gukorwa neza. Kugira ngo consensus na stability bikorwe neza, navuze ko consensus ni igihe hari network ishobora kwakira abantu benshi icyarimwe, naho stability ni ukuba hari amategeko ahamye cyangwa hari ibintu bidahora bihindagurika muri Pi Network, haba ku gaciro, haba mu bindi bintu runaka, ari ibintu biri stable. Kugira ngo rero ibyo bikunde, nuko hagomba kubaho consensus komeye. Consensus nakunze gukoresha iryo jambo cyane, ariko ni ijambo umuntu uryumva ahita asobanukirwa ibintu byinshi. Consensus ikomeye iyo tuyivuze, navuze ko tuba dushatse kuvuga
network iba ikomeye iri strong yakakira abantu benshi cyane icyarimwe, bitewe n'uko Pi izaba iri gukoreshwa n'isi yose. Rero hakenewe consensus ikomeye, hakenewe network ishobora kwakira abantu benshi bakayikoresha neza idakwamye, ndetse nta n'umuntu n'umwe bigenze gake ngo buretse network ifite abantu benshi ngo banza utegereze. Icyo nicyo kintu twita consensus ikomeye. Birumvikana ko hakenewe consensus ikomeye, ndetse twabonye ko hanakenewe layer 2 faster transactions. Hakenewe merchant tools, twavuze nka za QR code, hari ama wallet, hari imashini zishobora kujya zikora inyemezabwishyu mu gihe waba wishyuye muri Pi, ndetse hakaba na regulatory compliance, amategeko n'amabwiriza agenga ikoreshwa rya Pi, waba wabikoze nabi ukaba wahanwa.